mukenya mwaka mwabume ukinga wongera inyana ubwatsi ukinga wongera inka mu zindi ukinga. Aha, narimba kumbuye mwa bintu. Sinzi umukaritasi wagiye kuri TikTok aravanga amafaranga y'icyuzi ninjye yasigaranye. Sha. Ariko mbere na mbere nambaye itaburiya mbameze nk'umwarimu nshaka kugira ngo mbigishe akantu gatoya. Ninjya nza kuri stage kugira ngo twumvikane. Nivuga ngo nimbabwira ngo mukore ikintu mujye mugikora kuko hari igihe wenda umuntu afite joke kuri icyo kintu. Nivuga mukome mu mashyi muyakome. Bwira mugenzi we gutya ubimubwire muhaguruke mubikore. Musubiremo kano kantu mugakore kugira ngo bimfashe kudeliveringwa urwenya rwanjye sibyo mwe mwamwishyuye 10,000 n'ibihumbi 5 ngewe ninjira ubuntu nituzahanganire ngo mumpereza amashyi twumve kare kose mwanze kare muba mubyaye kane hasha. Aha mwe mujye mubifashamo ndebe ko nayobora sasa rero ngo noneho niba mwumvisha ibyo mbabwiye ngo mubwira mugenzi wanjye ngo ndakwiyama bimubwira ubwo nagira ngo ndebe abantu begeranye na fanda niba ubu Masamba nta bwenge azisa arabyihora ubwo najya mpime Masamba ndebe ariko ntago babyoroshye. Aha niba mwumvisha ibyo navuze mbabwira ngo mwongeye mukoma amashyi twumve nibyo ngibyo ngiye kurimba akantu murasubiramo sibyo. Aha gufata telefone maze uhamagare so ngumubwira uti Kigali ibintu birakomeye ndagaswi. Telefone maze uhamagare so umubwira uti Kigali ibintu birakomeye ndagaswi. Umukobwa ufite ikibuno ari kugura 2 naho umukobwa unanutse ari kugura 2 ndagaswe. Fata telefone maze uhamagare so ngumubwira uti Kigali ibintu birakomeye ndagaswe. Nibyo ngibyo mwa abanyeshuri beza ariko hagataho kora ko ndumwari mu VIP na regular ngiye kuzabita amazina. Abantu bicaye muri VIP ninjye mvuga abantu bipari mujye mwiyumva. Abantu bipari muzamura akabako turebe hasi mwabaye muto. Abantu bipari muzamura akabako turebe. None abantu bo muri regular ubwo nzajya mbita abantu ba Ngororero. Ngororero muranyumva? Ngororero twagiye. Aha n'ubundi abavana arabumva nabi. Wamanika akabako se. So noneho hari ikintu nihuta hari ikintu ubundi bajya vuga ngo abantu bimuka mu byiciro bijye bitandukanye. Harimo abantu bimurwa na fuso kubera ukuntu bafite ibintu byinshi. Harimo umuntu wimurwa na Daihatsu, harimo umuntu wimuka akoresheje Hilux, harimo umuntu wimurwa na Rifani, hakabamo n'abantu bimurwa n'amagare. Buri muntu wese agira icyiciro kijya uzi ikintu igikinyimura. Hari umuvandimwe inde harimo n'umuntu wimurwa n'igare hagasigara n'umwanya wo kugendaho. Ngewe nimutse ngenda ku mutwe wagira ngo ntwaye kuriye. Hanyuma mama wanjye n'umurokore w'indani cyane ni diakoneze muri ADPR. Urukumva abadiyakoni babitwararika cyane nyine akora ibintu byari byo byose kugira ngo atagira icyaha akora atubera n'intangarugero mu rugo. None umunsi umwe yaravuze ngo afite icyaka cy'ubushera ngarumva afite icyaka cy'ubushera. Nge nagiye kiri umuntu cyanjye turamureba ni Mary ntufite icyaka cy'ubushera ati yego. Ni n'amafaranga ufite ati ntaye. Ati rero kujya tukugurira ubushera tuba ruvuga ijambo ndagaswi. Turakugura ubushera bwa 2 abitekerezaho ati ntabyo mvuze ndagaswi. Nabarayariye mu buryo nabatazi. Noneho hari nk'ukuntu umuntu aririmba indirimbo cyase ukumva nko kuri radio harimo indirimbo ni diakoneze nabibabwiye haba harimo indirimbo hari ukuntu iyo ndirimbo yarangiye nawe iyo ndirimbo ari ukuntu mu buryo bwa automatique itikuzamo uri kumva iyo ndirimbo ikayitikuzamo mu buryo bwa automatique mu buryo utazi ukisanga nawe uri kuyiririmba. Ubwo rero muri kuri radio haciye indirimbo Mary arimo aranika amasaka mu mbuga hacamo indirimbo hashize umwanya tugiye twumva nawe ari kuririmba ngakuka ibintu bisaba kuka ngakuka n'umukecuru abaye. So
Jangwani na Wasiri baje. Ikintu nkundira abareyo rero ni kimwe. Buri gihugu cyose kigira ikipe iteza akavuyo. Abareyo ejo bundi batsinzwe na Singida. Batsinzwe na Singida ari umureyo batunze mikoro arangije avuga. Ngo nk'ubu ntituzi umuntu uyoboye ikipe. Ntituzi niba ari Tedeyo, ngo niba ari Muvunyi, ngo niba ari ngo nabo tubuze umuntu twegeka hino tsinzwe. Ngo tubuze uwo muntu vraiment. Uri kumva dukomeza nihuta kubera ko amasaha yagiye. Murakoze cyane. So abantu mwakuze mwumva story ngo yukuntu ngukoresha umurizo wa matene ngukawushyira hano umukobwa yanyaye kugira ngo agukunde ni bande. Asha abanyarwanda twese turi bamwe. Abo reka tsoreze kuri iyi brage nubwo zari nyinshi ariko igihe cyagiye. Hari ubundi mu rugo bajya batongana, mu rugo bajya nk'iyo papa na mama bajyaga batongana ntago bajyaga batukana kugira ngo abana batoya tutabyumva, bajyaga batongana mu migani y'imigenurano. Hari ikintu cyabaye mu rugo, icyo gihe papa namwigishije gukina akadege, mwigishije gukina akadege karagenda kamurya amafaranga ye yapatanye miliyoni. Kayariye arataha atongana na mama, baratongana. Noneho mera ageze ahita avuga gutantukase ngicana yo kibaye ikigoryi ntikibi cyanyina na Ovi yarangije aravuga ngo yego nyine utazizi narabya ziri narashatse. Noneho mera yarangije ahita avuga ngese ko nduzi ku mwana ngiya tumviye se na nyina yumvirije ri naho umugabo utumvira umugore we yumvira ikira naho papa ngo yumvira icore kingo dore ko riruta umugore mubi. Mera batangiye kurakara ngo nuko bivuze ngo waje kuntereta nkugirira imwenda kwemera ngo nutangiye kuvuga ngo ndi mubungireranya n'icoreke ngo yingo shanga ubugira neza bw'intware bwayigonze ijotse. Vie nawe yitonze arangije atava ngo yego nyine nubundi ngo nginkunguzi y'intware ngishoka gaca kayireba. Noneho reka mamagare Merci ngwino hano chaka ko nawe dutongana mu migani y'imigenurano tso ngwino hano ngwino Merci sara yimenyara nakoresha Google. Wakoresha Google nta kibazo nushaka kuyikoresha. Seruma baje ukamagarira mwana. Oya chaka wowe rumaga yatsina oya chaka wowe rumaga sarampemba rumaga rampembara ariko boss ujye ubona ukuntu nge nawe turi ku rwego rumwe turimo tururira ariko nyine nge nawe dusiga turi ku rwego rumwe gute neza nyine gute ntabwo ndi kubyumva nyine nge nawe dusiga turi ku rwego rumwe gute nyine tujye gutongana mu migani y'imigenurano ubuze umbwira udakubita imbwa byorora oya bivuga birangize kudakubita imbwa byorora imisega baca umugani ngukiza ububwa bukubitira abandi. Muri iki gihe cy'iminsi mikuru muri Samsung 250 tubafitiye promosiyo. Buri product yose wagura muri Samsung 250 iguhesha amahirwe yo kwinjira muri tombora yo gutsindira ibintu bitandukanye. Muri ibyo bihembo harimo moto, harimo machine za laptop, harimo na smartphone n'izindi accessories zitandukanye zo muri Samsung 250. Si ibyo gusa kandi watsindira tiki kujyana gufata lunch muri hoteli zitandukanye, harimo Serena, harimo Onomo ndetse na Marriott. Ukaba wanatsindira tiki kujyana muri concert ya Israel Mbonyi ndetse ukaba wanatsindira tiki ya VVIP muri Gents Comedy. Muri aho nyamahirwe harimo n'abazabasha gutsindira amafaranga azatuma barangiza umwaka bameze neza. Gana iduka rya Samsung 250 rikwegere nawe ube umwe muri abo banyamahirwe.